Heaven Film Studio nk'ibisanzwe. Previous incamake ku mugambi mubisha. Ati zana ndase mwibuke ibyo twarabonye muri part 1 ukuntu byagenze bagiye gushaka uburyo bagura indaya. Ibyo twarabonye. Izi ni incamake. Nshaka kugenda nsane Nabano bakobwa twarabonye bajya gufata ushaka gukora umugambi wo kujya kurya abahunga amafaranga. Ibyo twarabibonye. Twabibonye afande niwe wazanye icyo gitekerezo arangije aragenda. 500 buraya mukuramo dufite cyatuzanye tukizi ahangwa niho twagarukiye umugambi muhisha part 2. Kari akambaye umupira w'umutuku ariko na 500 buraya mukura turana wayamukuramo mwibwa hano niho twagarukiye tukizi ushize no kumenya ubwenge nabirenze twagiye bajyaga bagabira abandi nka ariko ati wabonye turi babasore banza barabonye babakobwa ati ni bariyasi. Kumbi babasore bari bategereje babakobwa mwibuka umugambi hano bakobwa bafitiye no kubarya amafaranga. Hano umukobwa ushaka kurya umuhungu amafaranga ntaki. Baraza barahura makuru. Hi baby. Baraza Wowe twavuganaga? Uko ni njyewe. Gusa Instagram ndabeshya. Mbuga nkoranyambaga ziradutuye. nimba yabonye Urabona ntari turabona nasa na wundi se. Mwiza. Turi mwiza. Ko wambonye ni konti. Ati uko wambonye ni konti. Nshimiye cyane. Urakoze sheri. Wibuke batangiye kwitana abasheri. None nabonaga post zawe kuri Instagram. Zari zirenze ariko ntabwo zirenze ubu ngubu. Thank you so much. Sanyera nyine nakwishimiye. Nawe narakwishimiye ibintu byose nyine nk'abantu bahuye bwa mbere of course. Arangije barasomana. Tugende rero tujye kwicara hari ibindi tubiganire dufata akantu twishime. Se muragenda. Oh baby hirya. Kabari bita Blue Cloud Bar. Ati hirya arakabari kitwa Blue Cloud Bar. Ati none twajya tukareba wagwana. Nta kibazo. Ati nta kibazo. So much. Abasore bashaka kuba bihagazeho ariko nibaza abakobwa Tinde hano umugambi babafitiye. Hano tubanze dufata ikintu tubone gukomeza. Ati tugira hariya hirya dufata akantu k'amazi ubundi tubone gukomeza urugendo. Barangije baragenda. Tugaruka hakuno mu muhanda nanone. Hari umusore n'umukobwa wagira ngo umuhanda bawugize wabo. Barimo kugenda baseka banze bano bari mu rukundo. Shiri wanjye ndagukunda rwose nakandi kasetse. Iwana hano Kidamage yabonanye na nyirarukundo barimo gukundana koko aramuterura nawe urabona ko urukundo ari rwose. Basore b'i Kigali rero nabo ewana bazi gutanga kiyaka. Mwibutsa ko ushaka kureba kano gafilme kadasobanuye reba igice cya mbere reba n'icya kabiri aho ngaho hepfo muri comment. Okay zanyishyamba rero mwibuke ko zari zifite gahunda zo kujya kugura iki indaya nizo hano niho zari zigiye zaza gica ku kiraro hano hakuno ageze ahangaha bakubitana na wa musore na wa mukobwa. Arangije ahagarara mwibuke ziriyenza zirangije zihagarara mu nzu. Komera fanda. Ati mukomera ati garuka hano. Mugaruke hano. Ariko tubitabe twumve icyo batubwira nta kibazo. Gaho tubwira tabaza. Warushatse gufunga umutwe. Warushatse gufunga umutwe. Muzi akaka. Komanyi. Umva. Murageze. Bangano no sinzi ko bari bubakire. Urifa tugarucaho dusuza kuri ya urumva. Gusuza abantu ni ikosa ducuje mu kinyarwanda. None ati dusuje. Inyesha muzano nimba ari ibicucu. Twigenda.
akana kumanya akubita wa musore ati nawe wa mukobwa igaruka hano turambaza iki Yikubita bande yikubita nyishyamba ze hano zaragoswe ziri hasi ziriyenza kubita urushyi noneho izindi zigaserebura fanda arakora ubugoryi izindi zigaserebura nacyo kiramukubita nukubiteho mu bigori twatumucisha mu bigori baragikubise nacyo kigenda rero giseka nacyo cyashinyitse kizi ko bakiretse kumbe umukobwa waramusigaranye ya boss tifata uyu mukobwa sha kamata kizigo cyake nyishyamba ziri hano irangiye ziragenda zicaho tugaruke kuri za kapo ebyiri zahuye zirakomeza ziragenda mbibutsa gukora subscribe like share na comment za nyishyamba zatungukiye hakuno mu gutunguka hakuno zatungutse neza aho za kapo ziciye zirangije ziza kuri za kapo dore nyagasani zibagwa imbere tubahamagara ambiranse barazifeka ntabwo bazizi ati twasaze izi nyishyamba ni insazi ati muze hano wahamagariza ambiranse numva ukuntu gahunda zimeze twe ntabwo dushaka kuvuga amagambo menshi ntabwo dushaka kuvuga amagambo menshi twe turashaka ko urumva tutije tuzabatirira no dusaba tubiri ngo ntago agerenza amasegonda nta kibazo nimba ari amayinite mushaka wimura we ni igihe kingana iki yewe nyishyamba ziri hano iwana bano bagize ngo ni brag kandi izi nyishyamba nta brag ziba zifite kino kivanaho telefone ati akira tugutize iminota aragifata akubita arangije afata umukobwa aramuterura aramujyana ati garuka ngaha ati sheri gashirira amenyo amubeshya mano urundi wa mukobwa yanagukunda uriya mukobwa nuwo kugukura urumva uriya mukobwa nuwo kukugira inama urazagukunda urumva nimba ari n'amafaranga ndayabaho amafaranga babarira rwose urajya nakubeshya ko yagiye mu kibata wakinwe kandi nta kibata arangije nawe afata wa mukobwa aramujyana nuko kagenze mbibutsa gukora subscribe like share na comment nimba hazaza igice cya gatatu cy'umugambi mubisha I don't know no katurebe zose ni behind the scene twagiye Bosiko ari guseka nyine niba none mushaka ndimo kumurebe cyane kugira ngo adaseka ko guseka warakomeza seke mbega igufano hino ye baba we mu mazi nese muragera hano atashizeho akusha muri ibi ndavuga twese tuvuga cyangwa mu mugiye kuvuga cyane ukwishyiriza zangu yache papa wanje yuko papa kama katano wewe kama katano kama mimi sasa mimi natoka kuemea vitu wangu natafuta kulia